Asante kwa kwema ndio kutukuja Yesu. Bwana sifiwe. Uratwihanganira twavuye mu ntara kandi ejo twari dufite ubukwe bw'umuvandimwe, so rero harimo benshi bakiri mu nzira ariko muri ihangana, kandi nageze hano numva aya materaniro ameze neza. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Twongere iki cyane haleluya. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Twongere cyane haleluya. Haleluya. Uyu mugoroba ko ndabona ko ariko mumeze neza. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ibamugisha. Iyi ni timu y'abanaziri branche Nyabireke ni Gatsibo, nijye umuyobozi wabo bahagarariye. Imana ibagirire neza. Reka twumve indirimbo ibindi tubakomeza. Murakoze cyane. Haleluya. Tuzamurire Uwiteka ibiganza ngo twishimire kuba hano. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Guri gota umusaraba Yesu byose yarabikoze. Yesu yameneye amaraso kubwo gusohoza umugambi we. Gota ku musaraba Yesu byose yarabikoze. Yesu yameneye amaraso kubwo gusohoza umugambi we ku musaraba. Abana, Imana, niho twaye
kutazansiga kuzabana nanjye ibihe byose we wansezeranije kutazansiga we kuzabana nanjye ibihe byose nakibasha we nakibasha kuroboa ibitambiro we Nami Mana we uyu mubiri wa umarakura Nami Mana yanjye nakibasha we Nami Mana we uyu mubiri wa Nami Mana yanjye nakibasha we Shimana urakomeye uyu mubiri wa umarakura Nami Mana turi bana bakristo nakibasha sabra bagiratu Nami Mana uyu mubiri wa tabuka nakibasha Nami Mana we uyu mubiri wa yemwe tuzamure ku biganza bukeya Nami Mana yanjye nakibasha we uvugira amagambo Nami we uyu mubiri wa Nami Mana yanjye kongerekana nakibasha Nami Mana we tuzamure bukeya uyu mubiri wa turi wazamura ibiganza yemwe tuzamure hejuru ayiwe nakibasha ariko Mana we Imana n'umugisha n'ukuri uyu mubiri we Nami Mana nakibasha kujya kuba tuzatwese uyu mubiri wa
imirimo ukorera ayayaya tuzamure yeme sigifite we sigifite Yesu we imirimo we
kwibohora wanyujuje ibyishimo umutima wowe ndirimbo yanjye we wagaruriye amahoro umbera isoko kwibohora wanyujuje ibyishimo umutima wowe ndirimbo yanjye wagaruriye amahoro umbera isoko kwibohora wanyujuje haleluya umutima wowe ndirimbo yanjye wagaruriye Vamos,
sinakurekura
namenye kuri se w'imigisha sinzi kabisa mwaguruka bukeya abantu babishoboye n'ababishaka mwaguruka beza tugahimbaza Imana ababikeneye bahaguruka papa curanga sebeni ariko tugukitweza senti yacu ukuri Sesha yego yewe umuntu azovuga ngo yimbaza Imana uwako gatoya ibi bivugi yego uko umuntu bagaza ndinde bige biratangaje ko ndinde bagaza ngaho iki do ubwire ukumfite do nzandira hano azahira mu rubavu doye ariko arahagaze ndahagaze hano imbaraga zose ko ndayimbaza Imana yangiriye neza nari umuvu nazana nsezere ejo nkaba abamuzi none uricaye wowe uri ntabwo tudimbaza Imana kandi imbaza Imana n'umutima ni abantu Imana kandi yakora si ngombwa utegereze gukorera igitangaza ushobora kureba mugenzi wawe wenyine akakubera ubuhamya si ngombwa ko uzahinde ibintu bibi cyangwa se byiza bikugereho kugira ngo umenye ko Imana iriho ubwawe ushobora kureba mugenzi wawe ugenda gutya ukamubonamo Imana uko ugiye gutya mpagaze aha ngaha ati n'ibiro 26 ubu mfite 32 uraga gatatu ugeze kwa Isari pazawi ngomba ngo mvuge no yamana umwanya nubone ko tuzabikindi curanga Imana yacu n'umugega w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo Imana yacu n'umugega w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe Imana yacu n'umugega w'ibihe imenya byose ayigiri kandi
haleluya tuzamure ibiganza turebe njyewe ndi mu bantu bubaha abashumba gusumba ibindi byose kuko aho ngeze nibo bahangejeje iyo mbona umushumba ahagurutse numva ibyo ukora byose wabyamenya niba yatwogera ni ubushake ariko iyo umushumba ahagurutse nakuvuga ngo hari ikindi wakongeraho ni seke mwakuza adi je n'ajoute ni ukuvuga ngo iyo umushumba ahagurutse mu mpamvu udamushumba iyo ukomeje ufite ikibazo cy'imyumvire ufite ikibazo cy'uburere haleluya ariko abashitsi ntibatahira amajwi batabasigiye ijambo musoma Abaroma ibice 2:7 hanyuma mushumba twongere cyangwa tugere gukurikira umusomyi mwiza nasoma Abaroma 2:7 tubabwira ijambo ry'abashitsi hanyuma duhe umwanya mushumba hari uwabonye wasoma Abaroma 2:7 byo ni ijambo ry'abashitsi urisigara kweli kabisa 2:7 ni mwasome tuvuge ninde ufite Bible mwe Bible papa tabacha Abaroma 2:7 yego mumwe microphone ya mushiki wacu yahabonye mushiki wacu ijambo ry'Imana rivuga ngo yego ibice 7:7 aho abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha mu gukora ibyiza by'ibyamunezero kandi bakabivamo izabitura ubugingo buhoraho reka mbabwire gukora ibyiza udashobora gukora ibyiza utabivamo abashaka ubwiza ntibabushakira mu bushinwa abashaka ubwiza ntibabushakira mu buhinde abashaka ubwiza ntibagabanya ingingo ngo bongere izindi abashaka ubwiza ntibajya muri sauna no kwitaka no kwambara neza babishakisha gukora ibyiza kandi badacogora bandi bambaye kubishakisha David nazandero ya rupapuro nari muhaye sinzi